ntabwo umukozi twumvikanaga mu rugo hagiye twanarwanaga agashakisha buryo ki aneranya kuri mukadata akagenda akabivuga uko nyine ntabwo twumvikanaga cyane. Ibyo se bavugaga ni ukuri? Oya ye yarambeshyeraga kuko ntabwo umukozi twumvikanaga. Kuki ari byo yahisemo kuvuga ngo reka mvuge ko ajya kubumviriza cyangwa kubahengereza? Kuki wenda ari byo yahisemo kukubeshya atakubeshya ibindi? Aho twahibaza kuki ari byo yatekereje? Nuko ari byo yabonaga byakunda byateza ibibazo bikomeye. Hanyuma byaje kurangira gute? Nyine nahise mva aho yabibwiye mukadata aranonganya cyane ndahava ndigendeye nyine inzira za Kigali. Hanyuma ukimara kwava wigeze nibura uganiriza papa wawe umubwira ati nyamuna byagenze gutya kugira ngo bigende gutya na gutya none ubuzima ni gutya na gutya reka nigende? Wigeze bimuganiriza? Bize ukuri? Ntabyo namubwiye nahavuye atanabizi. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Nizera ko umeze neza uri hose mu bice bigiye bitandukanye, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Of course nitwa Cekecu Ishyaka Abanyarwanda n'abana ukina na banyina sura bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye, naje gusibanganya inkuta na se naje gutanga isanamitima kuba dukurikiye ngo ramagana Kigali News 500. Subscribe, like, share ndetse na comment. Imbere ya kamera murahabona umukobwa turi kuganira, afite byinshi, afite ibikomere byinshi, afite agahinda kenshi, afite byinshi aza kubaganiriza. Iyo mvuze ngo ibikomere, burya iyo utishimye, utananezerewe cyangwa hari ibigeragezo bigenda bikubaho, agahinda karakwica kandi ukaba ati Imana niyo nkuru kandi ishobora byose. Ntare tufite abantu bakuri inyuma, ihangane rwose kugira ngo abadukurikiye bubahwe, abarundi bari diaspora, bari Canada, Saudi Arabia, hose nizere ko mumeze neza. Meze bite? Meze sawa. Naza kwihangana ko buryo twaganiraga ku ruhande wenda kurira wikarume, isi yose nimara turebe. Nta kibazo. Batwibwira, urazamura mikoro wowe nifatire ngahano kugira ngo bakumve neza. Aho Twa Shimwe. Oasi. Okay. Shimwe warampamagaye. Waje turukaye? Naje nuka mu ntara akarere ka Karongi. Niyo waje uravuga ati reka njye Kigali kuri Isaka, baranambwa ati wazaje ngo kukiganira, abatahanu ni kuri. Mwere murahari ko? Twa turaho n'agahinda n'iki nyine ibintu byinshi. Urire ku ruganire n'ubwambere ejo kuri kamera kurire ku ruganire. Aguma ubuzima ni ko Umunyarwanda yavuze. Hano waje hari ababyeyi bakuru, wenda hari abakobwa mu rungano rwawe, hari n'abandi bagiye batandukanye. Hari abakumva, hari n'abagutuka. Umuntu uzajya untuka cyangwa ntukire umutumirwa, nzajya bitambisiba kubera ko kugaragaza ikinyabupfura kitari cyiza. Umuntu baje hano kuri kamera ubuza aho yabavuye, agahinda bafite ntabwo uzuba kamuteye, cyangwa ibyo yaje kuganira kuri kamera aba yaruse benshi, kandi nk'inama baje kugisha n'abameze nkawe bakabyakira. Iki cyakuzanye? Naje ku
kukubwira ibibazo mba nahuye nabyo mu rugo. ntacyo tuganirize n'abadukurikiye babyumva. Njyewe nifuzaga kuganiriza weho ibibazo nahuye mu rugo, nari ndi mu rugo bana na muka data n'umukozi fata mikoro neza. turi mu rugo, umukozi akazajya aneranya na muka data ngo ndabumviriza, bikaniraganda nyine muka data akanuka cyane. Urabumviriza? Ubu bishatse kuvuga iki? Kumviriza hari ukumva abantu baraganira, utubwire kumviriza gute? nyine kujya kubayengereza bari mu cyumba. Ubwo ari mu gikorwa cy'abashakanye cyangwa baryamye? Bari mu gikorwa cy'abashakanye. Muka data na papa. Ubwo umukozi agahita aneranya nabo kandi ariwe wabikoze. Ababwira iki? Bavuga ko nagiye kubarunguruka bari mu gikorwa cy'abashakanye. Muka data nyine akaba aranutse akaneranya kuri papa, bikambabaza cyane bigeze aho naho bashatse kunsohora mu nzu. Ubwo se ukeka ko ari ihe mpamvu ni umukozi yavuze ati mabuja cyangwa databuja dore umukobwa wanyu cyangwa gukina gutya arimo arabahengereza, kandi wenda uraza no kutubwira kuvuze ngo niwe wabahengerezaga, uraza kutubwira wenda byaje bito kugira ngo wenda avuge ati reka mbateranye, ni uko ngo ari mukaso cyangwa nuko wenda hari indi mpamvu yari afite mu rugo? Nyine ntabwo umukozi twumvikanaga mu rugo, hagiye twanarwanaga agashakisha buryo ki aneranya kuri muka data, akagenda akabivuga uko nyine, ntabwo twumvikanaga cyane. Ibyo se bavugaga ni ukuri? Oya, njye yarambeshyeraga kuko ntabwo umukozi twumvikanaga. Kuko ari byo yahisemo kuvuga ngo reka mvuge ko ajya kubumviriza cyangwa kubahengereza? Kuki wenda ari byo yahisemo kukubeshya atakubeshya ibindi? Aho twahibaza kuki ari byo yatekereje? Nuko ari byo yabonaga byakunda, byateza ibibazo bikomeye. Hanyuma byaje kurangira gute? Nyine nahise mva aho yabibwiye muka data, muka data aranonganya cyane ndahava, ndigendeye nyine n'inzira za Kigali. Hanyuma ukimara kwava wigeze nibura uganiriza papa wawe umubwira ati nyamuna byagenze gutya kugira ngo bigende gutya na gutya, none ubuzima ni gutya na gutya, reka nigende? Wigeze bimuganiriza? Bize ukuri? Ntabyo namubwiye, nahavuye atanabizi. Kuki utamuganirije? Nose ko bari baramaze kumushyiramo umutima mubi, nta nubwo no kuri telefone nta nubwo namuvugisha, iyo ngerageje baranuka. Amakuru ufite uyu mukozi aracyahari cyangwa ntabwo agihari? Ntabyo nzi kuko hashize igihe mvuyeyo. Wari mwubatse wenda iwanyu bafite imitungo cyangwa mwarakodeshaga? Twari twubatse. Wari ufite abavandimwe bawe? Kuki none n'abavandimwe bawe utabavuga ati bavandimwe banjye wenda gutya mama wenda yarapfuye ntabwo mbizi, numva ni mukaso, uraza kutubwira niba mama wariho cyangwa atanariho, ntubabwira ati inyamara mfite ibibazo ibi n'ibi? Kuki utabibabwiye? Ndaza no kugaruka kukubaza ngo ese bo barahabaga cyangwa ntabwo bahabaga? Nyine mfite mukuru wanjye narabimubwiye, ni nawe wangira inama yo kuhava nkaza i Kigali kuko nawe naramaze kubimubwira. Ndazi inaha muri Kigali, ariko iyo muhamagaye arambwira ngo shaka kumuzana papa ngo tuganire, papa akatuganiriza ariko ari kunuka, ubwo nkabaraho mera. Inaho ubayeho ute? Uri umwana w'umukobwa, biragaragara ko ukiri mutoya, umuntu ashobora kwibaza ati wenda aricuruza, wenda akora akazi ko mu rugo, ntabwo mwinjire mu buzima, ushobora kuvuga ati wenda mbahana aha n'aha kubera iyi mpamvu, cyangwa ndicuruza kubera impamvu, cyangwa nkorera abantu akazi ko mu rugo, birashoboka? Ngira akazi nkora akazi ko mu rugo, ariko ntabwo babizi ko ntabwo mabuja azi ko navuye mu rugo kubera icyo kibazo.
nuko mabusha wawe ntabwo ujya umubwira ati navuye iwacu gutya na gutya? ntabyo namubwiye, yarabimbaje ariko se ko namushubije. Hajya bavuga ngo ni Karongi. Tekereza noneho kuva i Karongi uzi Kigali, tike wayikuye hehe? Ese wari uzi ko ugiye guhita ubona akazi, cyangwa hari inzira yindi y'umusaba navuga ngo wanyuzemo? Ushobora kuba ati reka ngende i Kigali nzahera cyangwa bizajya gute? Tubwire noneho inzira yo kuva i Karongi uzi Kigali nta muntu wasanze cyangwa ari uwo mwamuzanye, ubwo urambwira muri make. Nyine sinakubwiye kuza i Kigali ko ari mukuru wanjye wari wabimfashije, yanyohereje itike kuko n'ubundi niyo wari wandangiye ako kazi, yanyohereje itike mba ndaje. Akazi rero ubayemo ko mu rugo inaha i Kigali, ugahita utekereza n'uburyo umukozi w'iwanyu ari waguteranyaga ngo urunguruka umubyeyi wawe na mukaso mu gikorwa cy'abashakanye. Iyo ubyibutse n'akazi ukora ko mu rugo, ubitekereza gutya, ubifata ute? Iyo mbyibutse nyine bintera agahinda kuko navuye mu rugo atari ngombwa ko mpava. Iyo mbyibutse birambabaza cyane. Yego. Abakozi bagenzi bawe bakora akazi ko mu rugo, hari benshi badukurikirana bari mu Rwanda, bari no mu bihugu bitandukanye, bavuye muri Afurika bagiye i Burayi gushaka ubuzima, hari n'abari mu bihugu bya Afurika nabo bakora akazi ko mu rugo. Abo bakozi bafite wenda imyitwarire yo kuvuga ngo za shyushyushyu, kujya mu matwi yabo bari kumwe, cyangwa guteranya abagore n'abagabo, cyangwa bitwara nabi, nabo usanga bishe abana barera, hari nabo usanga wenda bishe ababakoresha byinshi. Ubagira izihe nama abameze nk'uwo mukozi w'iwanyu watumye uva iwanyu ukaza i Kigali? Cyo ikintu nababwira cyo ni ukumviriza utuntu tw'utugambo bakatureka, kuko ubu uzi icyakuvanye iwanyu ntabwo uba waraje mu buntu bw'ubugambo. Cyane nk'abana b'abakobwa tugomba kwimenya. Yego. Imbere yawe hazaza wifuza ko haba hameze gute? Ujye usaba Imana. Imbere yawe hazaza wifuza ko hazaba hameze gute iyo urimo urasaba Imana? Kuko umuntu hari byinshi agenda asaba Uwiteka, cyane cyane bitewe n'ubuzima yanyuzemo cyangwa arimo. Wowe ni iki wumva cyazagushimisha? Imbere yanjye ikintu nifuza kizaba ni ukwiteza imbere, nkashaka kabyara, ubwo ni ubuzima bwiza wifuza. Mama wawe ariho? Ntawe uriho. Ababyeyi rero tuye kuri ba mukadata, ba mukadata nabo badufata uko bashatse, bakumva ko tutari abana babo kandi nabo ari ababyeyi. Ugasanga mukase w'umuntu ahora amutoteza. Hari reka navuze no mu kiganiro n'ubwo hashize kinini, hari umwana wigeze kujya kwiba ikirayi mu nkono, mukase yafashe icyuma amutwika ku itako. Tunenge rero mu mukadata wenda bagiye imyitwarire itari myiza, umenye ko uno munsi ubonamo ko ataziteza imbere aziteza imbere. Tubanenge. Kandi ikindi kintu, mwa bakozi bo mu rugo, mwa bakobwa mudukurikiye, mugomba kumenya heza hanyu. Njyewe ikintu nabwira nka ba mukadata, ntibakazajye bihutira gukora ikintu batabajije. Bazajya babanza bicaze uwo mwana nimba yakosheje. Ni n'abantu bose muri rusange. Ntibakazajye bihutira gukora ikintu baba batatekereje. Bagomba kwicara hamwe nk'umuryango, bakabiganiraho, bakareba nimba ari byo. Bakabiganiraho, bakareba nimba ibiba byabaye koko biba byabaye. Nkanjye mukadata yari yandakariye, yabikoze mva yari yanabibwiye papa. Papa nawe yafashe umwanzuro. Urabizi iki gihe abagore nibo basigaye bafite ijambo kurushaga. Yego, kera nta jambo bari bafite, ariko nta mugore wajyaga imbere y'abagabo ngo avuge ntaki, gusa uburinganire. Gusa nanone umugabo ahora ari umugabo, ariko ikintu umugore yemeje mu rugo kirakorwa. Cyane cyane ni ari na mukaso. Yego.
mukaso ntabwo aba abyishimiye nyine. Tugeze ku musozo w'ikiganiro twagiranaga, ubwo muri komanteri urankurikira ndabizi, ufite taci za muri komanteri, kuremo ibipfuye n'ibizima, urebe igisubizo cy'ibyo uzavanamo. Nanone niyo batanatera komanteri nubwo tubazo tuzifuza, hari benshi wenda ubohoye batabasha kuza kuri kamera, n'abantu batinya kamera. Hari benshi ubohoye, hari na benshi uganirije, hari na benshi wenda bavuga ati kumbi natwe bamukadata kujya no gutya. Reka nsore ku kintu kiri hano hanze, hari inda zitateganyijwe, hari ubusambanyi buhari, hari kubyara inda zitateganyijwe, hari byinshi bigiye bitandukanye. Wowe ku ruhare rwawe ibyo byose nkubwiye, urifuza yuko wajya muri izo nzira uti n'ubundi ni yare kajye mu bagabo, kajye mu nzoga, kankundane kururu, urabyifuza cyangwa nawe uravuga ati mana komeza undinde? Ntabwo mbyifuza bitewe n'ubuzima nanyemo na mukadata. Ntabwo mbyifuza. Yego. Icyo nifuza ni ukwiteza imbere nkanjye w'umukobwa, nkihesa agaciro, nkamenya ejo hanjye heza. Yego. Nkirinda icyo kigali cy'abakobwa binaye i Kigali. Hari aho usanga umukobwa yakuyemo inda, hari aho usanga yamubyaye akamuta muri rigori. Ibyo ntabwo ngiye mbyifuza. Kandi ndagira n'inama abakozi bagenzi banjye bakora akazi ko mu rugo kwirinda, kuko ntabwo uba waravuye iwanyu mu kazi, ntabwo uba waraje gutwara inda. Waravuye iwanyu mu kazi, ntabwo uba waraje gutwara inda. Kandi kuva iwanyu ntabwo uhava wishimye, haba hari impamvu bitumye uhava. Rero ugomba gukora ushishikaye mu byo ukora, nta bintu by'akavuyo, nta bintu by'akajagari. Turashoje, abadukurikiye muzamubona byinshi bitandukanye. Ikindi niba ushaka kunkurikirana, nyarukira kuri Instagram wandikemo Isiaka official, nyarukire no kuri TikTok wandikemo Isiaka marage kurikire, ndetse no kuri Isiaka TV 500 wanyarukire. Mba nkeneye namwe inama zanyu, inyunganizi. Hari ibindi bintu ushaka kuzana kubabwira. Hari abantu basigaye bamamagara bansaba ubusobanuro bwinshi bw'ibiganiro nkora. Mubyumve neza, ngiye kuzana no komeza mbivuga mu biganiro. Hari abantu benshi bamamagara bambaza ubusobanuro bw'ibiganiro nkora. Numbaza ngo ibiganiro ni ibihe, ariko nimba dukurikira kuri YouTube channel, nimba ibiganiro mubona bigiye bitandukanye, twego aho duhamagaye hari inkuru turahajya tugafata inkuru tugataha. Nimba ari mu ntara, nimba ari muri Kigali, nimba ari he, nkuko uno mwana w'umukobwa yavuye i Karongi akaza mukora ikiganiro. Ibindi byanyuma n'uzaza ngo umwana w'umukobwa se ngo yarashatse yarabyaye byagenze bite? Ahubwo ngiye n'umubwira ati komeza ubuzima, komeza umuganirize, umugarure, cyangwa utubwira ati Isiaka maranye kubera izo mpamvu nizi uzane kuganiriza abo babyeyi, cyangwa uzagire gutya. Nibyo byiza bigiye bitandukanye, ariko ibyo kuvuga ngo gutya na gutya gutya na gutya, nimba nta kintu urenzaho dusoze, cyangwa hari icyo ushaka kurenzaho mu masegonda make twisoreza. Ngiye ikintu nshaka kurenzaho nk'umuryango, ngiye byarambabaje. Nk'umuryango ntimukazagiye mwihutira gukora ikintu nk'uko mukadata yabigenjeje. Yahise yihutira kunsohora mu nzu, ndasohoka ndagenda ndomokana nzi i Kigali guhiga ubuzima. Icyo nababwira cyo, hari n'abakozi ibi ba nyirabuja babibakorera cyane benshi. Ikintu cyo nabasabira ni ukumvikana, bakazajya bakora ikintu babanje kubyumvikanaho nk'abantu babana mu rugo. So ngewe nicyo ntako narangirizaga. Turabashimiye mwe mwese mwadukurikiye, turabashimiye wowe wagize uruhare mu bantu 61,870. N'abantu n'ibihumbi by'abantu bigera binkurikira. Mukomeze twuzuze 104, mukomeze mutube hafi mu nama z'amasengesho,
ndarwaye simeze neza ariko ngerageza nkakora. Nshimire n'ababa hanze y'igihugu bagira bavuga ati Isaka manajya kubera gutana gutya fata ka essence ukomeza urugendo urimo. Ikindi kintu nabibutse yuko hari abantu benshi bagiye bambwira Isaka manajya, hari abantu tukigarura, hari abantu tukizana kuri YouTube channel. Ntago nzabazanira abantu babeshye, ntago nzabazanira abantu b'ibihuha, sinzabazanira abateka mutwe, ahubwo nzajya nshakisha uburyo bwose menya amakuru cyangwa nkahabwa amakuru nkayabageza. Turagushimiye. Murakoze namwe, Imana ibane namwe. Astra.